Buri mpano Umuremyi wacu yaduhaye ikwiriye kumenyerezwa, ikagezwa ku rwego rwo hejuru rw'ubutungane kugira ngo turusheho gukora ibyiza biruta ibindi tubasha gukora. Ntidukwiriye gusigingiza cyangwa ngo tuburizemo inshingano iyo ari yo yose y'umubiri n'intekerezo. Turamutse tubikoze twazasarura ingaruka zabyo. Kugira ngo turinde amagara yacu, tugomba kwirinda muri byose. Kwirinda mu byo dukora, kwirinda mu byo turya ndetse no mu byo tunywa. Umunyabwenge umwe yaravuze ati, umuntu agomba kurya kugira ngo abeho, ntakwiriye kuberaho kurya. Zirikana ko igihe cyose urya cyangwa unywa uba uri kugaburira indwara cyangwa uri kuzirwanya. Inanasi ni nayo yitwa Ananas comosas, abandi bita pineapple. Ni urubuto rw'ingenzi cyane ku buzima bwa mwene muntu, kubw'ibirugize bifasha mu kunganira ubuzima ndetse no gutuma ingingo zimwe na zimwe mu zigize umuntu zimererwa neza. Dore imwe mu mimaro y'inanasi ku buzima bwacu. Inanasi ikize kuri vitamine C, nicyo gituma iri mu byongerera umubiri ubwirinzi. Ifasha umubiri kurwanya ibyuririzi ndetse ku bakomeretse igafasha mu gukira vuba k'urugumo. Inanasi kandi zifasha mu igogora. Iyitwa bromeline iba mu nanasi ifasha mu igogorwa ry'amaproteine. Inanasi kandi ifasha mu kurinda constipation ndetse igafasha igihe igogora rikora nabi. Inanasi yifitemo ibirinda kubyimbirwa. Bromeline twabonye ko iba mu nanasi ifasha ku kugabanya kubyimbirwa. Nanone ishobora gufasha abantu bagira kubyimbagirana kw'ingingo ndetse n'abaribwa mu ngingo. Inanasi ifasha mu gukomera kw'amagufwa kuko yifitemo manganeze nyinshi, ikaba ari ingenzi mu gukomeza amagufwa. Inanasi kandi ifasha mu gutuma umuntu agira uruhu rwiza. Vitamine C twabonye ko iba mu nanasi ifasha mu ikorwa rya collagen. Iyi collagen igatuma uruhu rumera neza kandi rugahorana itoto. Inanasi kandi ifasha mu kurinda amaso kuko ikize kuri vitamine C ndetse ikagira na beta carotene. Inanasi kandi ifasha mu kugabanya ibyago by'indwara z'amaso zishingiye ku busaza, age related eye problems. Inanasi ifasha mu kwisubiranya vuba k'umubiri nyuma yo kubagwa cyangwa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kuko yihutisha kwisubiranya kw'imitsi nyuma yo gukora imyitozo. Inanasi kandi ifasha mu gutuma umuntu agira ibiro biri ku rugero, maintaining healthy weight. Inanasi ni nziza cyane ku mutima. Iri mu bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima bitewe n'amantioxida yifitemo. Bromeline twabonye ko iba mu nanasi ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse ikaba yanarinda kuvurirana kwayo. Inanasi iri mu birinda umwuma. Bitewe n'uko inanasi igizwe na 86% by'amazi, ibyo biyigira ingenzi cyane mu kurinda umubiri umwuma. Dore ko ushobora kuyikoresha. Inanasi ishobora kuribwa bisanzwe uyikuyeho igihu cyayo cy'inyuma byonyine. Ushobora kandi kuyisya muri blender ukayinywa imeze nk'igikoma, ibyo bita smoothie. Muri ubu buryo ushobora kongeramo n'ibindi nk'umwembe, umuneke cyangwa tangawizi kugira ngo wunguke n'izindi ntungamubiri. Ushobora kandi kuyikoresha nka salade, aho bishoboka ko ushobora kuyivanga n'izindi mbuto nk'ipapayi, watermelon cyangwa se inkeri. Ushobora kandi kuyikoresha nk'umutobe kuko twabibonye ko ifasha cyane umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri kuko yifitemo isukari karemano. Zirikana ko impagarike nzima aricyo gishoro kiruta ibindi byose ufite, kandi kwita ku buzima bwawe bikwiriye kuba nyambere muri byose.